binyabiziga mureba niberekeje itsinda rizanye amabendera. Umupolisi yakwirwanaho nta ntwaro akoresheje nta n'ikindi gikoresho akoresheje gusa ubumenyi yigishijwe n'abarimu kandi akabasha kuba yatsinda umwanzi aho ahuriye hose. Abapolisi bato bashya 1903 barimo abakobwa 359 n'abahungu 1544 barangije amahugurwa n'imyitozo bibinjiza muri polisi y'u Rwanda. Aba polisi bashya binjiye mu mwuga kuri uyu wa mbere tariki ya 22 Ukuboza 2025. Nyuma y'amasomo bari bamazemo amezi 8 mu kigo cy'amahugurwa cya polisi y'u Rwanda giherereye i Gishari mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Umuyobozi w'ishuri rya polisi rya Gishari CP Robert Niyonshuti yavuze ko abapolisi bato barangije amasomo ari 1903 barimo 40 bazahugurwa ku rwego rw'igihugu rw'igororero RCS n'abapolisi 178 batorejwe mu ishuri rikuru rya polisi rya Musanze aho bari kwigira kaminuza mu mashuri anyuranye. Yakomeje avuga ko abatorejwe mu ishuri rya polisi rya Gishari batangiye amahugurwa ku itariki ya 17 Mata 2025 ari 1748, abasoje bakaba ari 1725 kuko abagera kuri 23 batashoboye gusoza aya mahugurwa kubera impamvu zitandukanye zirimo uburwayi n'imyitwarire itajyanye n'indangagaciro za polisi y'u Rwanda. Ati mu gihe bamaze bari hano bize amasomo abaha ubumenyi, ubushobozi n'imyitwarire iboneye bizabafasha mu kazi kabo ka gipolisi. Mu rwego rw'abapolisi bato bize gukoresha intwaro, imyitozo, kumva amabwiriza, akarasisi, imyitozo ngororamubiri no kubungabunga umutekano n'ituze mu baturage. Amategeko, ubufatanye bwa polisi n'abaturage, gucunga umutekano wo mu muhanda n'ahawe ibiganiro kuri gahunda za leta bizabafasha mu kazi kabo ka buri munsi. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Dr Vincent Biruta yashimiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku cyerekezo cyiza n'ubushobozi ahora ashakira iyi minisiteri y'inzego z'umutekano kugira ngo zishobore kuzuza neza inshingano zo gucunga umutekano w'Abanyarwanda n'imitungo yabo. Yavuze ko Abanyarwanda babuze umutekano igihe gihagije ndetse banabona ingaruka zabyo, ari nayo mpamvu bakwiriye kuwucunga cyane. Ati uyu munsi turishimira ko umutekano uhagaze neza muri rusange, ariko hari ibyaha n'ibindi bibazo bibangamiye abaturage bikigaragara birimo ubusinzi n'ingaruka zabwo, ubujura, gukubita no gukomeretsa, gukoresha ibiyobyabwenge, impanuka zo mu muhanda n'ibindi. Dufite inshingano zo gukumira no kurwanya birushijeho kugira ngo umuturage dushinzwe akomeze kuba mu gihugu yishimye. Minisitiri Biruta yavuze ko abanyabyaha bakomeje guhindura amayeri ariko n'inzego z'umutekano ntizicaye. Asaba abasoje amahugurwa gufatanya n'inzego basanze mu gukomeza gusigasira umutekano. Ati muzarangwe n'ikinyabupfura, gukora kinyamwuga
gukorana umurava, kwanga umugayo no guharanira ishema ry'u Rwanda n'Abanyarwanda aho muzaba muri hose. Muzakomeze kandi ubufatanye n'izindi nzego, mushyire umutekano ku isonga muri gahunda zanyu zose, kuko ibyiza by'abaturarwanda nibyo twese duharanira. Polisi y'u Rwanda ivuga ko muri aya mezi 12 ishuri ry'amahugurwa rya polisi rya Gishari ryahuguye abapolisi na daso bagera ku 8,529 mu mahugurwa n'amasomo atandukanye yari agamije kubongerera ubumenyi n'ikinyabupfura mu kazi kabo ka buri munsi. Njye nari Mesha w'i Rwanda, ndabashimiye mwe mwese mwakomeje gukurikira Afriking Empire Christian, mbabwira ngo ntimuzajye mucikwa n'ibiganiro byacu. Kanda subscribe, like, share ndetse na comment. Imana ibahe umugisha.